Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri iyo nzogera ya notification. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri ino channel. Imana ibiguhera umugisha. Nk'ibisanzwe ino channel ibagezaho amakuru agiye atandukanye y'abastari mu buzima busanzwe, muri politike ndetse no mu myidagaduro, tutibagiwe no mu mikino ariho hose habonetse inkuru Tennis Sky Empire zibagezaho mu ba mbere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu buzima busanzwe, niba twavuga ko ari ubuzima busanzwe cyangwa se tukavuga ko ari muri gospel ntabwo twari twabisobanukirwa neza, ariko kuri bugende ukurikirana inkuru uko ugenda tuyivuga tuyisesengura neza uramenya aho uri buze kubikarasa. Ngaho nkundira rero tujyane mu nkuru uko imeze. Niba utari wabasha gukora subscribe, ndakwibutsa yuko ari cyo gihe cyo gukora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification kugira ngo uzajye ubona amakuru uko agiye atambuka kuri Tennis Sky Empire. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba waba mu ba mbere Tennis Sky Empire igezaho amakuru. Reka nizere yuko wabisoje rero. Niba wamaze kubisoza, noneho rero icara tuve imuzi n'imuzingo by'ino nkuru. Iyi nkuru rero ubwo yamenyekanaga hagana mu gitondo cya kare cyane, aho iyi shusho ya Yesu yigaragaje muri kano karere ka Kicukiro, aho bakunze kwita muri Gahanga. Aho niho rwose ino shusho yabashije kuba yaboneka, ndetse bitungura n'abantu benshi, ibinyamakuru birandika ndetse abandi nabo barafotora mu buryo bugiye butandukanye, ndetse inkuru ikagenda iba kimomo. Ariko murabizi yuko ino shusho ya Yesu yabashije kuba yagaragara mu gihugu cy'u Burundi, abantu benshi bikabatangaza. No mu Rwanda rero naho yabashije kuba yahagera, ndetse abantu bagenda babisobanura mu buryo butandukanye, kuko byari ku manywa ariko ashyira umugoroba, kuko byari ahagana mu ma saa 11 ashyira saa 12, aho rwose habonetse igicu cyagiye kikiremamo ishusho ya Yesu. Uko byagenze rero, uko bari kugenda babisobanura, ababibonye bari bahari. Nk'uko mubibona imbere zanyu rwose hari abantu, ndetse n'inzego z'umutekano nazo zabashije kuba zahigerera, ndetse na nyuma yaho habasha kuba hagera n'abanyamasengesho, ndetse no kuba iyi shusho yabashije kuboneka gutya, hari ijwi ryaranguruye batabashije kubona uwarivugaga aho yari aherereye. Ibyo yavugaga akaba yabibwiye abari bari aho hafi, ndetse abantu benshi bakaba babashije kuba babyumva, kuko bamwe na bamwe bari bafite imitima yoroshye, babashije kuba bakiruka, ariko abahagumye babashije kuba bakumva iryo jwi. Dore rero uko byagenze. Hari mu kagoroba, aho twakwita yuko rwose hari akazuba ka kibera inka. Murabizi cyane rwose ni akazuba kaba kari kurenga, ndetse akaba ari akazuba keza cyane. Igicu rero gitangira kwirundanya, ari igicu cy'umweru gisa neza cyane, aho buri umwe ari we wese yavugaga yuko rwose ari umunsi ukeye, ndetse ari akagoroba keza gasa neza, katari karimo imbeho cyangwa se imvura, kuko kari akazuba karimo karengarenga. Bikomeza kugenda bimeze gutyo, nibwo iki kirere cyatangiye kugenda gitanga igicu, kikagenda cyegerana gake gake, kigeramo gikora ishusho ya Yesu. Abantu birabatangaza, bamwe bariruka bava mu nzira, abandi nabo rwose baguma aho ngaho barasenga, ndetse n'abandi banyamasengesho baza aho ngaho barasenga. Niho humvikanye iri jwi ryabo ryabwiye, ariko batabashije kuba, batari bagira icyo batangaza kuri ibyo babwiwe cyangwa se kuri iryo jwi bumvishe. Ariko nyuma yaho nabwo inzego z'umutekano zirebye ukuntu abaturage bari gucaho birukanka cyane bagendera ku muvuduko udasanzwe, inzego z'umutekano nazo zihutira kumenya ngo ese ibi bintu byaba biri guterwa n'iki. Niko kuhagera rero, barebye hejuru basanga hari ishusho ya Yesu rwose yikoze neza mu gicu,
aho buri umwe uwo ari we wese yabashaga kuba ari kuyireba neza mu buryo bwumvikana ndetse bugaragarira buri umwe uwo ari we wese. Ngayo nguko rero iby'ino nkuru ikomeje kuba kasamutwe, niba ari ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu cyangwa akaba ari iminsi ya nyuma nk'uko bigenda bigaragara, ariko abantu benshi byo ntabwo babigarukaho byo kuba batekereza yuko ari iminsi ya nyuma, dore ibimenyetso bigiye bitandukanye byagiye bigaragara ndetse n'ibindi bigenda byiyongeraho, ibyavuzwe n'ibitaravuzwe, ariko ibi ngibi byo abantu benshi bikomeje kugenda bibatera amatsiko niba byarabanjirije mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi bikaba bikurikijeho u Rwanda, bishoboke yuko ari ukuba ari ukwambukiranya imipaka, akaba ari integuza mu buryo butandukanye. Ibyo turi kugenda twibaza, ese iryo jwi ryabashije kuba ryasobanura iki? Ese iryo jwi ryaba ryatanze ubutumwa ki? Kuko abantu benshi bashishikajwe no kuba bategereje kumva ikiba cyaravuzwe cyangwa icyaba cyaravuzwe n'iryo jwi riburira abantu cyangwa se rihana umwe kuri umwe cyangwa se ribamenyesha ibigiye kuba. Ngayo nguko rero iby'ino shusho yabashije kuba yagaragara, ngayo nguko. Niba rero nawe utari wabasha gukora subscribe, wakanda subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Iby'ino nkuru rero iracyakomeje, nihamenyekana iryo jwi icyo ryatangaje nibwo turongera kuyigarukaho, ariko niba wowe utari wabasha gukora subscribe sinzi ibyo urimo, gusa niba waramaze kuyikora subscribe Imana iguhe umugisha, kuko The Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero iby'ino nkuru yabaye kimomo igenda yigaragaza mu bantu bagiye batandukanye, abandi nabo bati ese ibi bimenyetso biracurikiye, ese ni igaruka rya Yesu, dore ko abantu benshi batangiye kuvuga yuko ari iminsi ya nyuma buri umwe ari wese agomba kwezwa agatungana, kandi koko ni nabyo iyo urebesheje amaso ibiri kuba kuri ino si y'uno munsi ntago ariko bisanzwe. Gusa abakomeje kwinangira byo n'ubundi bakomeje kugenda binangira bagaragaza yuko n'ubundi ariko byahoze, ariko uko bimeze uko ariko kose birashoboka yuko ari iminsi ya nyuma. Ngayo nguko rero icyo nkwibutsa n'ubundi ni ibisanzwe kuri The Sky Empire, dukunda abakora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification, kandi niba umaze kubikora Imana iguhe umugisha. Ngaho rero amakuru nakagaruka.